Yesu nashimwe. Praise the Lord. Reka tubanze tuyimana cyubahiro. Let's praise the Lord. Koko iragikuye mu ijuru no mu isi. Because it serves it. Reka dusoma amagambo kugira ngo We are going to read the Bible. turasoma mu itangiriro. We are going to read in the Genesis. Igice cyaho ni cya 29. Verse chapter 29 Ku murongo wa gatatu. at the verse 3. Reka dusome mu izina rya Paje ni 26 mu isezerano rya kera. Yeah. Page 26 in Old Testament. Haranditse ngo ku murongo wa gatatu. It is written, aho niho imikumbi yose yateraniraga bagatembagaza cya gitare bakagikura ku munwa w'iriba bakuhira intama. Imana yacishimwe. praise the Lord. Mbanje kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu I Kristo. greet you in the name of Jesus Amahoro y'Imana Christ. nabane namwe. May the peace of resurrection one be with you. Tunezerewe ku mutima wacu tunejejwe n'Imana We are very happy in our hearts because of the Lord kuko uyu munsi yawongeye ku buzima bwacu, has added this day kuko hari into our benshi life. bageze ahacecekerwa. Because there is all those people who Hari have abari mu already nzu passed z'imbohe. away. There is Mu nzu z'imbohe. there's all in prison. Hari abari mu nzu z'amarwariro mu bitaro, There are all those who are in the hospitals. ariko twebwe turi hano mu nzu y'Imana imbere But y'Imana. we are here in the house of Ni God. umugisha rero ugeretse ku It is wundi, a blessings over kuko blessings. si ku bwacu Because it is not for our own, ahubwo ni ku mugambi wayo mwiza. but it is for the good Niyo of mpamvu rero God. dukwiye kwikomera mu mashyi Let's clap for the Lord tuyishimira. by thanking Him. Amena. Amen. Ejo bundi ari cyo nahoze ntekereza ndibaza ntese uyu mwuka duhumeka dushimiye Imana ku bwa mushiki wacu yagiye awuvugaho cyangwa se agenda avuga gutabarwa kw'Imana. Mureke tumutunge ibiganza tumusabire Let's umugisha. greet our sister. Imana iguhe umugisha, May God bless you. kandi nk'uko ukunda Imana. Amena. Turayinginze Imana Data twese wo mu ijuru izahorane nawe kandi izabe mu byawe no mu bawe n'imbere mu nzira zawe zose. And as the way Amen. you love Jesus, and may God be with you in your family and in everything that you are doing. Watunezereje, You have make us happy. twigisha amagambo y'ubugingo, You blessed us with the word. ayo bayita igitsikamutima. Icyo ntikiba mu Cyongereza, mwihangane. Amen. Igitsikamutima. But it is a very powerful word. Aho Dawudi yarabuze uko agira, When David areba imbere abona nta nzira, hopeless, he can arebye see like in inyuma abona front nta and nzira, back there's no way. arebye ku ruhande abona nta butabazi, Left there's no areba one who can abavandimwe save biranga, him. areba inshuti biranga, His family ariko aravuga ngo brothers. nduburira amaso yanjye ku musozi, That's when he ngo says, mbe gutabarwa kwanjye kwava I he? raise up into my Nta eyes handi into ngo the ni mouth. kuwiteka Imana. Haleluya. Amen. Nta handi rero twakura ubutabazi There's no other way that atari we can kuwiteka get the Imana. Savior. Niyo mpamvu other tugomba than from kumuhanga God. amaso. That's why we can push our eyes on him. Ndagenda buhoro. Yesu nashimwe. Praise the Lord. Ngo ndihuta cyane nkamusika, ariko turazi ko turi bugendane. Buriya nawe araza kwinjira mu mavuta turimo. Amena. Amen. Natwe rero mureke duhanga amaso Imana, Let us also put our eyes on kuko God, nta handi ubutabazi bwacu bwava. because there is no other Umwami way that we can Yoshafati get our yaravuze Savior. ngo, umwami Yoshafati The King Yoshaphat has said, igihe aterwaga n'Abamori n'Abamowabu, when he was attacked by the aravuga ngo Moab dore and the twebwe nta Moab, mbaraga dufite zarwanya bariya bami, and they say that we don't have the force or energy to cyangwa ziriya fight ngabo with zingana those kuriya. people or those army who are much as they are. Ariko aravuga ngo Mana tubuze uko tugira, And he said, God, we don't have any way we can do it, ariko niwe duhanze amaso. but we believe in you. Ngo Imana iramanuka, And God has come imanukira mu down, muhanuzi witwaga Yayeli. and he came into the person who was called Igiye, Arangije arahanura, and he said, aravuga ngo mwebwe mwireme inteko gusa, and he said that you can groups nimurangiza mwimanukire and go down mugende mujye muri kiriya kibaya. and go into that Uyu munsi ndi bubarwanirire
Today I'm going to fight for you. muraza kubona gutabarwa kwe. You're going to see Haleluya. my hand. Ngo bageze mu kibaya And when they reach into that Imana ikora place, ibyo yavugaga. God did what he Ingabo promised. z'Abamori n'Abamowabu Those armies from Moab ngo and zaro Moab, zimanuka ziza muri cya when they kibaya were coming for kugira them, ngo zirwanye Abisirayeli, to fight for them, ngo ariko zo ubwazo zisubiraniramo, but they started like not understanding each Mwuka w'Imana other. zijyamo, And the Spirit of God went into them. arangije araziteranya, And it did like zisubiranamo, for them to not understand one zirarwana another. ziricana. And they fought by Gutabarwa themselves. kw'Abisirayeli And they killed kuraboneka. themselves. Haleluya. Uyu munsi nawe And today you Imana also, ize mu banzi bawe, God is going to come into ize your mu enemies. bitagushaka, He's coming to those people ize mu who bikurwanya, doesn't want you, nirangiza who are ibitera fighting umwiryane, against you. And then he's going to make them hanyuma not bisubiranemo mu understand one izina rya another. Yesu. And he's going to, Bitarakugeraho before they reach you, they are going bisubiranire mu nzira, to not understand one another. birwanira aho ngaho. They are going to find there. Haleluya. Amen. Imana imuhe umugisha. May God bless you. Nanezere kandi jye nafashijwe. I'm very happy and I'm satisfied. Utarasubira hariya uzihangane wongere ugaruke, Before you go back, please come back here. wongere utubwirize. Yeah, we want you to bless us again with words. Tuzaguha isaha n'igice. When I come back, I don't want 30 minutes, I want more. I want Amen. enough time. Amen. Tuzamuha umwanya uhagije, We are going to give you enough time hanyuma avuge byose Imana yamuhaye. so that you can give everything afite that God amagambo has given to y'ubugingo. you. Because you have the words of wisdom. Akwiye kubaka abana b'Imana mu The bihe word which bigiye can binyuranye build barimo. the children of God. Amena. Amen. Imana imuhe umugisha mu izina rya May Yesu. God bless you. Amena. Amen. Nawe zironekereza ndeba ku mwuka, When I was thinking and I look at ndavuga the nese Spirit, umwuka iyo aba atari Imana iwutanga, and then I was thinking like if God is not the one who gives ukaba the ushakishwa nk'ibindi byose uko bishakishwa, and we can look it like it, we look into another different things. bamwe ntitwari kubura tugapfa, We could, some of us, we could not get it and then we die. ariko Imana ishimwe, But praise the Lord, kuko uko turi kose, because as the way we uko are, tungana kose, as wherever we are, ubuzima tubayemo ubwo ari bwo bwose, in each either life we are living in, imyaka twaba dufite iyo ari yo yose, either years that we are having, twaba dufite amafaranga tutayafite, either we have money or we don't have twaba it, dufite akazi tutagafite, either we have work or we twaba don't have dukennye it, cyangwa se dukize, either we are rich or buri poor, wese Imana each and every one of us, imugenera God, umwuka it gives us uhwanye n'uko the breath ubuzima bwe bumeze. as our life Amena. is. Niyo Amen. mpamvu nta muntu usaba undi umwuka, That's why no one can ask buri another wese one the Imana iba breath, yamugeneye umwuka we. because God gives every one of Ntabwo ari uwo us the kuri breath. sitasiyo ngo tugende tubure amafaranga yo kuwugura. It's not that breath that we can go and buy. Turagenda umwuka kariya kuri sitasiyo afite amamodoka murabizi, wajya gushyirisha mu ipine ukabishyura. We can go to that petrol station and then Ariko umwuka we want uyu duhumeka. that. Haleluya. Ndasoma mu gitabo cy'Itangiriro When I read into Genesis, ngo Imana ifata umukungugu, and God has took dust irangije iwumbamo ikintu gisa n'umuntu, and He creates something which looks like a human. ngo ariko icyo kintu cyari kitaragira ubuzima, And that thing has never yet been ngo ariko having a Imana life. imukiramo umwuka w'ubuzima, And God has breathed into that ngo thing noneho the breath cya of kintu life. cyasaga n'umuntu And that thing which was looking like gihinduka a umuntu ufite human ubuzima. becomes a Haleluya. woman who have a life Kandi usa n'Imana, and who looks like a God. kuko Imana avuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu. Because God has said, let's create a Itaramuhumekera woman mu who uwo looks mwuka like rero, us. Before God breathed into yari that thing, ataraba the breath, umuntu, he wasn't yet a human. ariko imaze kumuhekeramo umwuka w'ubuzima, But after breathing into that aba thing, the breath umuntu. of life, he became a human. Haleluya. Amen. Umwuka duhumeka rero So the breath that we breathe, ni uwo twahawe n'Imana, it is coming from kandi ni God. umwuka w'ubuzima, And it is the breath of ni umwuka life. w'ubugingo. It is the breath of Ntabwo uva life. ku masitasiyo, It is not from ntabwo uva petrol mu byo station. twariye, It is not from ntabwo what we uva mu have mafaranga eaten. dufite, It is not from ntabwo what uva the mu man that we cyubahiro are having. cyacu, It is not ahubwo from uva mu our. Mana yawuduhumekeyemo. It is from our God who has breathed into us. Abatanezerete Imana yacu icyubahiro.
Those who are not happy, let's praise the ni Lord. abatanezerewe abaneze namwe duha imana But yacu those who are icyubahiro. happy, let's praise the Lord. Amena. Amen. Jya unezererwa imana Be happy for kuko God, uwo mwuka iwuguha nta kiguzi. because God gives that breath for nothing, for no exchange. Ntabwo rero tubayeho ku bwacu, We are not living for nta nubwo us. tubayeho ku bw'abantu, We are not living ahubwo for tubayeho ku others. We bw'Imana are living for God. yaduhumekeyemo uwo Who mwuka breathed in the w'ubuzima, breath of life into turangije us. tuba bazima. And then we became alive. Niyo mpamvu dukwiye kuyikorera, That's why we want to work for tukayanga God. amaso, And we put our eyes kuko to uwo Him. mwuka yaduhaye ngo tube bazima, Because that breath that He has given izamuduhana us n'ibindi byose. is going to give us with Tuhe Imana yacu other icyubahiro. things. Let's praise Yesu the Lord. nashimwe. Praise Hano the rero Lord. dusomye amagambo And we have written the words. aravuga ngo muracyayibuka itangira 29 igice cya 29 umurongo wa 3. Have read. Amena. Hagira adusomera muri hano basi kugira ngo Someone twege can tuyibuke. read for us. Mwari hadusomere 29:3. 29:3. Amen. Nushaka rekera aho ngaho. Haleluya! Hallelujah. Ngo aho ngaho n'imikumbi yose yagiraga gute? Yateraniraga. That's where all the shepherd were going together. Amen. Amen. Ngo aho ngaho That place, ngo barangiza bagakura igitare ku iriba, and then they removed the stone ngo into the bakuhira river, imikumbi. and then they put all the shepherd to go Hallelujah. and get the water. Turashaka kuganira ku ijambo rivuga ngo We are going to discuss about the word which says, Imana ikura igitare cyari kiri ku buzima bwawe. God removed the stone which was over your life. Hari igitare cy'ubukene, There is a stone of hari igitare poorness. cy'uburwayi, There is a stone of hari sickness. igitare cy'ubushomeri, There is a stone of hari igitare jobless. cy'abadayimoni bakuriho, There is a stone of those hari evil igitare spirits. cy'igisuzuguriro, There is a stone of shame. hari igitare cy'inzara. There is a stone of hunger. Ariko uyu munsi But today, bakureho igitare, mwami Yesu akureho igitare, God is going to remove that stone, narangiza ibyari byaranze, and those things which was uyu munsi impossible, bikunde. today is going to be Hanyuma, possible. And iriba Imana yakugeneye God, what has planned for your kunyweraho, life to live for, uyu munsi urinywereho. and you are going to drink into that liver. Yesu nashimwe. Amen. Uyu munsi Imana igwe kunywera ku iriba yakugeneye kunyweraho. May today God gives you to go and drink to that liver that He has Hari ibintu prepared for byakubujije you. kugera ku iriba ryawe, There's things which birakwimira, get closer to that birangije babariyeri, liver, and then it becomes bikubuza like a kugera ku barrier. Haleluya. Amen. Iriba ni imigisha, That liver is a blessing. iriba ni ibisubizo, The liver is iriba your ni solutions. gakondo. The liver is your Ibyo Imana yagusezeraniye. patience. Ariko abadayimoni baritambitse. But the Uyu munsi okay, Imana barrier, imanure marayika God is going to send kugira ngo akureho the igitare angel to remove that cyakubuzaga stone kunywera kuri which iryo was riba. making you not reach that river. Yesu nashimwe. Praise the Lord. Haleluya. Amen. Ikibazo si uko iriba ridahari, The problem is not that the river is not ahubwo there. ikibazo ni igitare kiri kuri iryo riba. The problem is the stone which is on Ikibazo that si uko river. amasezerano adahari, The problem is not that the promises are not ikibazo si uko there. gakondo yawe idahari, The problem is not that Ahubwo your essence is ikibazo not there. The problem is ni icyakubujije kugera muri gakondo yawe. there's the thing which is Uyu not munsi making you nicyo not reach dushaka to that kuganira promise. nacyo, That's what we are going to talk kugira ngo about, imbaraga z'Imana so that the power of zimanuke God is going zigikureho, to come and remove that kugira ngo stone, ubashe kunywera so that you can kuri drink rya riba Imana on that yagusezeraniye, river that God has prepared ubashe for you, kwakira and receive imigisha Imana the yagusezeraniye, blessings that God has ubashe prepared for kugera muri you, gakondo so that you can enter into Imana your yagusezeraniye. promises that God has promised for you. Abisirayeli bajya muri Kanani, When Israel was going hari into ikibuye Canaan, cyitwaga inyanja itukura, there is a river which caused like kibabuza Red River, kwambuka, which was kugira ngo like a bakomeze barrier for urugendo. them to cross. ariko ngo bageze ku nyanja When they were babura close uko to that babigenza, river,
they had no ariko way imana to avuga ngo do. mukomeze But urugendo. God told them like keep Imana going. itegeka inyanja itanga inzira. And then like oblige the Hari ibintu river Imana to igiye give away. gutegeka, That is what God is going zigatanga to inzira imbere yawe, make them give away in warangiza front of you ugatambuka, so that you can close. ukagera muri gakondo You yawe. can enter into your Rosikarababa promises. yashikaramando. In the name of Jesus. Hari ibintu That is the things Imana igiye gutegeka that God is Bitanga going to inzira. make, give you a way ugere muri gakondo so that yawe, you can enter into your ugere mu promise. masezerano So yawe. that you can enter into your promise. Haleluya. Amen. Iyi mikumbi This shepherd, ntabwo ari iy'ibindi turiya tuvuga, it's not for other things that we ahubwo are ni mwe talking mukumbi about. w'Imana It is the shepherd of God uri hano imbere yayo. which is in front of him. Imana yabonye ko hari ibyo mukeneye, You are the ones that God has seen that you need kandi something uyu munsi yiteguye kubitanga. and is able to give it to you Niyo today. mpamvu igiye kurwanya That's why he's going to fight buri against kimwe icyo ari cyo cyose everything that is cyatuma utabasha kwakira ibyo that is bintu. going to make you not to Ibyo receive Imana what God has yakugeneye- prepared for you. ibyo Imana yakugeneye uyu munsi. What God has prepared for you today. Icyo gitare That stone cyari cyibwiye yuko kitari butuma utambuka cyangwa ngo ubone kuri iryo riba, telling itself like ariko you are not going to Uwiteka receive aravuze what ngo, God has prepared for haleluya, you. But God is saying, icyo gitare kiveho. that stone get away. Hari ibintu Imana ikuye ku buzima bwawe, That is what God has removed it to your hari ibintu life. Imana ikuye ku itorero Siyoni. That is what God removes it to like church of Nahaye Imana Zion. icyubahiro. Let's pray. Yesu nashimwe. Amen. Ngo bakagikura imikumbi ikanywa. Then they remove that stone so that the shepherd can drink the water. Yesu nashimwe. Praise the Lord. Haleluya. Amen. Uyu munsi Imana Today God ikureho buri kimwe icyo ari cyo cyose is going to remove cyari kitambitse ku buzima which bwawe, was like a barrier, cyakubuza kubona kugira neza kw'Imana. which was making you not to receive the goodness of God. Amena. Amen. Haleluya. Amen. Ngo noneho bamara kugikuraho, And then after removing that, intama zikanywa, the shepherd is going to kandi drink the water zigahaga. and is going to be Uyu satisfied. munsi Today, umugambi w'Imana kuri wowe the will of ni God, uwo gukuraho buri kintu icyo ari cyo it cyose is to remove everything cyatumaga utagera ku cyo Imana yasezeranye which ubuzima was bwawe. breaking all things that God has promised you. Umugambi w'Imana uyu munsi The will of ni God, ukugira ngo ukureho umusozi it is to remove that wari imbere mountain yawe, which was in front of wakubuzaga you, gukomeza which urugendo. was making you not to keep Imana on yabwiye going. umusozi wari imbere ya Zerubabeli, God has told to that mountain which was in front of Zerubbabel, iravuga ngo wa musozi wita iki imbere y'umwana wanjye. and then he told to that mountain like, what do you call yourself in front of my children? Aravuga ngo wa musozi nzagukuraho, And then he told to that mountain that I'm going to remove you, my children Zerubbabel, ngo agende nk'ugenda ahantu h'ikibaya. so that he can walk like he's going to walk Hallelujah. into a flat place. Hari imisozi yari iri imbere yawe, There is a mountain which was in front ariyo of yari you, ibyo bibuye bimeze gutyo, which is that stones. ariko Uwiteka aravuze ngo But God says, mwa mabuye mwe cyangwa mwa bitare mwe, your stones or your big mwiyita iki imbere stones, y'ubwoko bwanjye. what do you call yourself in front of my Hallelujah. children? Amen. Hallelujah. Amen. Imana ije gukuraho buri kimwe icyo ari cyo cyose, God is going to remove kuko everything. aravuze ngo jyewe ubwanjye nzabyikorera. Because he says that me by myself I'm going to do it. There's nothing which is going to make my name ashamed. Ibintu byatumaga izina ry'Imana ritukwa kuri wowe, Everything which was Imana making ije the kubikuraho name mu of izina God rya Yesu. ashamed, God is going to remove Hallelujah. it in the name of Jesus. hari ibintu tujya tugendana bigatuma izina ry'Imana ritukwa, There is the things that we work with which makes the name of cyane God cyane nk'iyo tubaye mu ashamed. buzima bubi. Almost when we are living in a bad life, Hari igihe umuntu akora akavuga ngo ariko ubundi urasenga iki. sometimes people can see you and then say like, who does God that people praise for? Ariko ibyo byose Imana irabireba But God watches everything kugira ngo uzibikureho. so that he can come Kugira and ngo remove yeshe it, icyubahiro. so that his name can be Hari glorified. igihe uba urwaye, Sometimes you are sick, abantu bakavuga ngo ese kuriya mperuka asenga, and some people they start asking Kuki themselves Imana that, asenga we see itamukiza? that people is playing, why does nimuhumure the God imbaraga that he z'Imana prays zigiye come kugaragara ku and heal buzima him? bwanyu.
God is going to come imbaraga and z'Imana return to zigiye your life. kugaragara ku buzima bwanyu. The power of God is going Imbaraga to be z'Imana zigiye kugaragara mu mibereho yanyu. the power of God is going to be manifested into your life. The power of God is going to be manifested in your works. The power of God is going to be manifested in your families. The power of God is going to be manifested into your children. The power of God is going. Hallelujah. Amen. Zigiye kugaragara mu mpande zose. It's going to be manifested for you in every corner. Kugira ngo ab'isi bazabure icyo batuka Imana. So that the people on earth, so that they cannot have what to shame our Lord. Yesu nashimwe. Amen. Niba ubyumva haguruka uterane ushima If you Imana. understand it, please, and praise the Lord. Amen. Hallelujah. 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 Cyubahiro cy'Imana. Hallelujah. Yesu nashimwe. Praise Jesus. Mushiki wacu yavuze inzira yanyuzemo My sister has said that the life that he has been through, z'amazu yagiye avamo. for the houses that have been from one another Kandi to ibyo yavuze another, byose for everything that she has said, ni umwuka w'Imana wabimubwiye ngo abivuge kubera ko hari amaze nabo kuva mu zirenga izo yavuyemo. so that it is the Spirit of God who told her to say it, because there is others who has moved into more than what she has moved into. Ariko kubivuga By saying it, si uko yagira ngo abirateho. it's not that trying to show that Imana she has already yamuhindura overcome amateka. it, but because God has changed her life. Ahubwo yabivuze But she said it kugira ngo igitare cyari kiri ku buzima bwawe so that the stone which was cyakubuzaga over your kubaka life, iyawe which was making you not kugera to muri build your gakondo own, yawe, so that you can enter uyu into munsi your Imana promises, ikigukurireho so that God can remove it, nk'uko nawe yakimukuriyeho. as Haleluya. God has removed it Akaba ari into we his ashima life. Imana. And she is thanking God today. Nawe uzahagarare hano And for you too, you are going to ushima stand here Imana and thank the Lord uvuga imirimo n'ibitangaza yakoze ku by bwawe. saying the work that he has done into your life. Haleluya. Amen. Ese hari abantu bari bafite igitare kiri ku buzima bwabo? There is some people who are here who Hari have the abantu bari stones bafite into your igitare kiri ku life. buzima bwabo? Is there anyone? Tugire gutya ariko. Yeah. Hallelujah. To remove it. Uyu munsi Imana yaguhamagaye ukaza imbere yayo. Today God has called you to come in front of him. Ntabwo ari umugabo w'injajwa It's not that person who says things that are not do it, ngo ihamagarire abantu ubusa. so that he can call you for nothing. Kandi ijambo rye ritubwira neza And the word of God tells us yuko nta waje imbere yayo ngo atahe uko yaje. there's no one who comes in front of Uyu God munsi and rero, live like the way she came. Uyu munsi Today, ni umunsi wo kwirwaho igitare ku buzima it bwawe. is the day for you to be removed that stone. Haleluya. Amen. Wabyemera utabyemera. You accept it or not, Abadayimoni babishaka batabishaka. the evil want it or Abanzi not, bawe babyemera batabyemera. your enemies want it Hari or not, igitangaza Imana igiye gukora ku buzima there is a bwawe. miracle that God is going to work into your life and remove that stone, Amazi y'umugisha wawe so akadudubiza. that the water of blessing can Isoko be y'imigisha yawe filled, igafunguka. so that Ibisubizo byawe bikabona the gate of inzira. blessings can be opened. Haleluya. Amen. Reka duhe Imana yacu Praise icyubahiro. the Lord. Kuwa gatanu abo twari turi kumwe, On Friday, for the people who were together, niba mubyibuka muribuka ko Imana if you do remember, ibatumiye mu birori. God says that He's inviting you into the party. Kandi tubwira ko tuva twinjira mu birori. And He says that we are going to leave this place by entering into the party. Kandi ibirori dutumiwemo nayo. And the party that God is Kandi himself is ndabizi neza ko inviting us. ndabizi neza ko mwabigiyemo. And I believe that you have went to that Ndabizi ko hari party. imirimo n'ibitangaza Imana yakoze. And I believe that there is miracles that God has done. Bikanezeza imitima yanyu kuwa And gatanu. those miracles has Uyu munsi made you murashobora kuba happy. mufite amashimwe menshi. And today you have the Abateranye Thanksgiving kuwa for gatanu. today. Kuko For hari those amateka people who Imana were here yahinduye. on Friday, because there is a situation that God has changed. Amena. Amen. Iri jambo rero cyangwa iyi message And iratwereka this yuko imikumbi yose ngo barayuhiranywa. Nagira nkubwire ngo uyu munsi nawe ntabwo uri butaho ko waje, ikibazo cyose, ikigeragezo cyose, Uwiteka yarebye akurebye arakumenya, wese agiye kumanura igisubizo gihwanye n'ikibazo cye. Buri wese agiye kumanura ubutazi buhwanye n'ugutaka kwe. Amen. Buri wese agiye, haleluya.
And today, I'm telling you that this message or this word that we have been served today, it is showing that God is going to change everyone's situation. Yesu nashimwe. Amen. Ngo noneho ngo imikumbi yose ikanywa. Eh, Bene data bakundwa. Dear brothers and sisters, Nta bandi Imana yateguriye. there's no other people that God has prepared. Kandi ibyo yateguye ni ibyiza. And whatever He has prepared is good Kuko for ijambo us. ryo rirambwira neza ngo And the word is saying, ibyo itugambira byose bibi ni ibyiza. whatever God is Kugira ngo preparing turemere umutima for w'ibizaza us good, hanyuma. not the bad, Kugira ngo tureme n'umutima so w'ibizaza that hanyuma. He can make us believe for Ibyo rero the future. yaguteguriye umunsi And what He has prepared for ni you, ibyiza. it is the good. Bivuze ngo agahinda wazanye For that ntabwo uri stress, bugatahane. for that sorrow Umwaro that you wazanye have, for that ntabwo uri buwutahane. unhappy, Uburwayi wazanye that sickness that you ntabwo uri come with, buwutahane. you're not going to back Ibibazo to wazanye for that problem ntabwo that uri you came with, bubitahane. you're not going to go back Rusikara with it. baba yashikara ni niziwa yasegerere some kuko hari igitare Imana igiye kwegura ku buzima Because bwawe. there is a stone that Hari God is going igitare to make away cyabyukije from your Imana mu life. gitondo cy'uno munsi. There is a stone that Hari God is going abamarayika to remove. bamanutse kugira ngo baze There is gukura. angels who came down so that they Haleluya! can remove Uwo musozi imbere yawe. that mountain in front of you. Yesu nashimwe. Praise the Lord. Twazamura Imana icyubahiro. Reka dusome amagambo turangirizeho. Let's read the word which we are going to Hano end n'ubundi with mu itangiriro. in the Genesis again. Umurongo waho wa 42. Genesis chapter 31, verse 42. Twasomye igice cya 31 ku murongo wa 42. Niba twageze twasoma. Yesu nashimwe. Mwari hadusomere twumve. Iyaba Imana ya data, Imana ya Aburahamu, iyo Isaka yubaha itabanye nanjye, ntuba warabuze kunsezerera ntacyo mfite. Imana yabonye kugirirwa nabi kwanjye n'umuruho w'amaboko yanjye, iri joro ryakeye iragukangara. Amen. Amena. Amen. Reka twongere duhe Imana yacu Praise icyubahiro. the Lord. Ngo iyaba Imana yanjye. If my God, Aya ni amateka y'umugabo witwaga Yakobo. this is the story of Igihe Jacob yaragiye kwa Labani when he went to ahunga mu Laban, mwene se he was fearing his brother Sawuli. Saul. Noneho ngo aragenda ajya kwa Labani kandi yari musaza wa nyina harya nini. Niwaye kwa nyirarume. And he went to Laban, who was his uncle. Agezeyo By reaching there, amukoresha imyaka hafi 21. and he made him serve him for Imyaka 21 irindwi ya mbere years. yatendeye uwitwa Rasheli. For 7 years, which was beginning, he Rasheli yamutendeye gutenda ni nko gukorera. For 7 years, which that he was working for Rachel, Ngo arangije aramumwima aramumuriganya and then he took him from ahubwo amwa Eliya mu cyimbo cya Rasheli. and they gave it to Area. Noneho ngo aramubwira ngo niba ushaka Rasheli ongera umukorere imyaka 7. And then he told him that if we want to go back to Rachel, work Arongera again akora 7 imyaka years. 7 ashaka kugira ngo azabone Rasheli. And then he works 7 years by wanting to go back to Iba Rachel. imyaka 14. And that was 14 years. Rasheli aramumuha. And then he gave it to Rachel. Amaze kumumuha After giving to Rachel, aramubwira ati ariko imyaka nakoze nakoye Rasheli na Leya ntabwo nabatunga ntacyo mfite. and then he told that man that the years that I've been working to Rachel and Leah, I can't be with them without having something. Aramubwira ngo niyongere anakorere n'imikumbi. And then he told him to work for also Nayo the shepherd. akorera intama imyaka 7. And then he worked for the shepherd for 7 years. Nayo aramuriganya imyaka 7 ishize. And then after 7 years, he Biba gave him imyaka nothing. 21. That was 21 years.
aha niho iri jambo rituruka. This is the source of this word for None today. ngo ageze ku myaka 21 At 21 years, amwimana wa mukumbi w'intama. he refused to give None him the ngo sheep that he aramubwira ngo basi promised. kugira ngo uzabone intama And he told him, for you to nuko get the ziriya ntama shepherd, uzajya uziragira. it's you for being the shepherd of Misi those byaye sheep. akamubwira amabara adashoboka nk'uwafata intama akavuga ngo nibyara umuhondo cyangwa umutuku. Hari intama y'umutuku mwari mwabona, hari y'umuhondo mwari mwabona se. For each which is going to be having a baby, and he was telling him the colors which doesn't exist in Noneho Yakobo agasenga, and then Jacob was praying, akabwira Imana ati Mana umve gusenga and kwanjye. he was telling God that listen to my Noneho prayer. Imana kora ibidashoboka cyangwa n'abantu batabona ko byashoboka, za ntama zikabyara cyabara. Hallelujah. And God was doing Hallelujah. impossible things, and he Hari made ibintu what bitashoboka ku buzima bwawe there is the things which is impossible in your kubera life. gusenga kwawe, kandi Imana yumvise gusenga. And because of your prayers, and God has heard your Uyu prayers, munsi nibubikora kugira ngo abatayizi n'abatayubaha batangare mu today izina is rya going Yesu. to make it possible so that those people who doesn't believe and trust Amen. God, so they can. Noneho ngo intama zikabyara ya mabara And the shepherd were giving birth to those bari baby bavuze who ngo has the same nizivuka nizo color. zizabiza. Yeah. Noneho yabona zivutse ari nyinshi Labani akongera akamuhindurira. And then after seeing that those things are many, Amen. and then he started changing to Akongera another. akamubwira ngo noneho izi zavuka zisa gutya, niba ari icyatsi kibisi cyangwa se niba ari ubururu, And he izo was nizo telling him zizaba that- izawe. And again, that those ones who are going to come Amen. as blue or green Yesu are nashimwe. going to be your own. Noneho Yakobo arasenga, And then Jacob prayed, afata inkoni nka ya yindi ya Mose. and then he took and then he was strapping the sheep like Again. you are going to give birth to a blue Agenda carrot to zose. a black carrot. Agenda zose And then aziremamo ryabara Labani yavuze ngo izabyara ibara risa gutyo ngo nizo zizabize. Intama zose zibyara ya mabara kuko zari zumviye ibyo Yakobo Imana yasabye. Yakobo ibyo yasabye Imana. yeah, he prayed God that by typing it to each and everyone, by naming those colors that you are Uyu going to munsi give Imana this color, you yumva. are going to this color, and then he gives what he was believing. Uyu munsi Imana yumve gusenga kwawe. May today God hear your prayers. Nirangiza ikore ibyo umutima wawe ushaka. And then he does as your heart is will. Hanyuma ngo arangije ibyo none barasenga amagara Imana. And then after that he prays by calling God. Kubera ko Labani yaramaze igihe kinini amuhuguza cyangwa amwima ibihembo bye. Because Laban was not giving what he promised. Ko ngo Yakobo agisenga. But after Jacob prayed, Imana yumva gusenga kwe. and God heard his prayer, Ngo iraza ijya kuri Labani and he came and went to Laban, imubwira itangiriro ry'ibyo yakoreye bibi byose Yakobo. and he told him from the beginning what he was doing to Jacob. Noneho ngo mu gitondo abyutse And Labani in the morning, Laban, when he was waking ngo up, araza abwira Yakobo ngo ngwino nguhe ibihembo by'ibyo and wakoreshe. he came to Jacob and told him, Hallelujah. come and give you the Ngo noneho result of what you Yakobo were working aramubwira for. ngo And Jacob told him, Labani si umutima mwiza ubimananye, Laban, it's not for the good heart that nta you are nubwo giving it to him n'ubushake bwo for. kumva ibihembo nakoreye, And it is not that because you want to ahubwo give ni me uko what I've been Imana working yanjye, for, haleluya, but it is because my God, ya yindi ya Aburahamu, the God of ya yindi ya Abraham, Isaka, the God of Jacob, yumvise gusenga kwanjye, heard my prayer, wirangiza iri joro, and tonight wirazira gukangara. he came and told Uyu you, munsi Imana ikangara ibyagenze ku May buzima today bwawe. God Uyu munsi make Imana afraid of ikangara those ibya things through haleluya. your Imana igira ibyo ikangara uyu munsi. may God today make fear those things. Ngo Imana ya sogokuru Aburahamu, The God of iya data Isaka, the God of Jacob, the God of uyu Jacob, munsi itagukangara iri joro. may today make fear those things. Ntiwaburaga kunkurira mwaho. If he didn't make you a fear, you could do like you were doing. Haleluya.
Amen. humura imana wakoreye, Don't be afraid the God that we have been working imana for, wubaha, the God that you fear, imana wasenze, the God that you prayed for. ntabwo izagukurira mwaho. It's not going Haleluya. to live Nubwo abantu on bashaka nothing. ko wavira mwaho, Even though people they want you to live on nubwo abantu nothing, batanezerwa n'ibyo imana igomba kugukorera, even though people are not going to be happy ariko with uyu what God munsi is going to Imana work for you, igiye But today gukangara God ibyahagurukiye is- ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. God is going to make fear those things which were making you afraid. Ariko murazi yuko hari abantu barazwi ishinga cyangwa se bakagenda n'ibihugu n'ibindi bagiye kugushakira inabi gusa ngo utazagira icyo ugeraho. But do you know that some people are not sleeping in the mubizi. night, moving into the countries for looking things which are bad Bakarara for you? amajoro, They sleep bagatega amamodoka agenda nicely. kure cyane, They go bagatanga for, n'amafaranga they give money ndetse menshi, and a lot of it. bagiye kugira ngo ntuzagira aho uva n'aho ugera. But for you to not like have Bakajya a gucisha step into your amarozi, life, bakajya ku bapfumu but they go into bagira the ngo bagire nawe sources, ubuzima bwawe. but they are walking into your life. Kandi ikintu kinsetsa kimwe But what makes me ni laugh uko n'iyo upfuye is after even if you die, ntibanakurya. they don't even eat you. Niba ari ababura ntibabura kuburara. For if they were the ones who Nta are nubwo going to n'umurambo sleep wawe empty stomach, they are bajya going, kuwugurisha ngo bakuremo udufaranga dukeya even your tugaruze ya yandi batanze. even your dead body, they can't sell it and get the money which they were Icyo paying. babereyeho And for ni them, what umutima they are mubi living gusa. for, it is with their ariko uyu bad heart. munsi But today, igitare cyari kiri ku buzima bwawe That abanzi stone- bashyizeho, that stone which was Imana over your life, igikangare mu the izina enemies rya have Yesu. put you, Ibibazo that is going to abanzi perish. bashyize ku buzima bwawe, The problems Imana that ukorera the uyu enemies munsi have put to ibikangare mu your life, izina rya Yesu. is going to fear Inzira them. zawe basibye For uyu your- munsi all your ways Imana, that they haleluya, haleluya. Amen. We ngiye kugusiga ahangaha. Yesu nashimwe, amena. Uyu munsi Today, Imana ikure igitare cyari kiri ku buzima bwawe. God is going to remove that Igitare stone which was cy'uburwayi. over your life. Yesu nashimwe. Amen. Mama ndo ndabwira we mama nani wowe niwe ndo. Yeah, mother, I'm talking to you. Yesu nashimwe. Praise Jesus. Imana anyeretse God has shown hari ibintu bimaze iminsi bikunika. there is the things which was like making you lose breath. Siko biri? Isn't it? Siko biri? Isn't it? Kandi bimaze iminsi byiguteye umutwe And you have been having No. headache no kuvuga ntabwo uruvuga neza. and you can't even Simbizi. speak very well. Isn't it? Siko bimeze? Imana yambwiye ngo ni imyuka y'abadayimoni. That's the spirit evil. You've been feeling very bad here, Siko biri? isn't it? Vuga cyane twumvana. Mikoro ntabwo ziro zivuga neza. Amena. Igira hino tugira hino ngusengere. You can come closer so that I can pray for you. Ikindi cya kabiri, And the other thing, aka kaguru kawe n'ak'ibumoso your left leg bene hano hawe here in the hanch, afite ikibazo. you are having an Uhereye mu issue. mavi ukazamura ukagera hano. You are having an issue from your knees, Ariko reka Imana igutabara. but God is Ishyire going iherezo. to save you. Mana mu izina rya Yesu. Isengeye umumama. Imbaraga zose z'umwijima, ibitero by'abazimu n'abadayimoni, imbaraga zose zimugendaho, imbaraga zose zimukoreraho, imbaraga zimaze iminsi zimwishemo, muri aka kanya ndazinanije mu izina rya Yesu. Ndatwika imbaraga zose z'abarungi, imbaraga z'abacwezi, imbaraga za nyabingi, imbaraga z'ibitega, imbaraga z'amahembe, imbaraga zo mu nyanja, imbaraga zo mu miyaga. Ndakubita hasi ibyo bitero, ndananiza gukora kwabyo kose mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo nimumurekure mugende, ntabwo ari uwanyu n'umwana w'Imana. Mu izina rya Yesu mumuvemo mugende. Ndababwiye ngo musoke, 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 mumurekure. Umuriro w'Imana, umuriro. Abari mu mutwe mugende, abari mu gahanga mugende, abari mu mbavu mugende, abari hano mu nsina z'amatwi mugende. Ndabatwitse abanga barafashe mu mihogo. Umuriro sohoka dayimoni, vamo wese, vamo, 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 vamo,
genda ndagutwitse, genda ndakunanije, genda soka ugende nyine, soka soka vamo, murekure genda, murekure vamo, rekura, ntabwo akiri uwawe, ni umwana w'Imana, vamo, isha urajya he, va isha mu izina ry'Yesu, soka gende, soka murekure, soka, umuriro w'Imana amanutse, imbaraga z'Imana zamanutse, dayimoni murekure ugende, soka, igihe cyawe cyarangiye, nta gihe ugifite kuri we, nta mwanya ufite kuri we, soka, murekure, fata akaboko, murekure, soka mugende, soka gende, soka ndakwirukanye, soka muvemo, urajya heza ko wafashwe, urajya he kwawe mu izina ry'Yesu, umuriro w'Imana, umuriro sokamo, soka ndakwirukanye, soka ndakunanije, soka moto wa mbinguni, vamo, urahungira he ko wafashwe mu izina, soka, moto wa mbinguni, moto, vamo. Vamos, isha wese, isha mu izina ry'Yesu, moto, isha ariko, shugende, sha ntambaraga ugifite, sha gende, ntambaraga ugifite, nta burenganzira ugifite, muvemo, muriro, sokamo, wagiye, urinde, murabarungi, murimo muri bangahe, ntabwo tukimushobora rega, ntabwo kirirwa gasenga karatunaniye, ndakubaza murimo muri bangahe, murimo karatunaniye, kirirwa kisengesha gusa mu izina rya Yesu, kisengesha umunyasuka, karatunaniye, karabananiye ngine, mushake iki kukabananiye, mushake umugambi we, si Janine se, Janine nubohereza, yabohereje kumukoraho iki, bashaka kumwica ngo abone akazi, ashaka kumwica ngo abone akazi, yubaka amazu, ngo afite ngo ubukire, ngo afite abana bakize, ngo abana birirwa bamutetesha, karagwara bakakagwaza, bakirirwa bakaha amafaranga, karakize karadebagaye, mu izina rye, mwaje ryari, mbese agufitiye ishyari, mwaje ryari, ishyari nyine ndabizi, ashaka kumubona ameze nabi, ngo yarapfakaye, ngo nta mugabo agira, ariko kirirwa gasenga umwanya katuza amahoro. yabakuye he Janine? Janine ko yagiye kubishaka kera se, uyakanga, akanga kujya muri ibyo bintu byabo, yarabyanze ngo kazasenga gusa. Mwashaka kumujyana he? Imana izagaha amazu, Imana izagaha amamodoka, Imana yonyine, muga byose nyine bataha, reka tugukomeshe rero turebe ayo mazu n'amamodoka uyavana, ko wigenje, ngo abana bazaguha amamodoka, abana bazakugura amaza, urabarugi, murimo muri bangahe, kaduseseme katuratisha Imana, ngo Imana karaduseseba, kirirwa mu gatondo nijoro rikaryama, karatuseseme gusa, karabaseseme, gasenga, mu izina ry'Yesu. Janine yabakuye ajya kubashaka kwa muramukazi we, barakurana na musaza we witwa Eme, nyine yabakuye niho mbaza, mubarungi yewe, banarongoyeyo, tuye hehe abo barungi, ushaka kubamenyera iki mbese, batuye he, ndababaza, ndabategeka yewe, akatwara karetse rero, yego, izina ry'Yesu. Murimo muri bangahe, muri bangahe, batatu, mufite mugambi uwo wo kumujyana gusa, kudatunga ifaranga, izina ry'Yesu. Muri abadayimoni b'inyatsirere, rego yicaye kuwa buzinzi, urano ku kazi gasigaye kirirwa gashyiraho ibintu by'Imana we, ngo karirukana abarozi, kakirirwa gacuranga ibintu by'Imana ku kazi, ubu kamaze iminsi kabona agafaranga kera gacuranga iby'Imana, tugiye gufata undi mugambi, umugambi we,
umugambi tugiye gufata eh kirirwa gacuragira ikise turakubaza umugambi no mu mujyi mu bantu eh kagacuranga kagasheze eh karofa eh kirirwa gacuranga we eh n'abirogera bakananirwa ntibabona abakiriya kubera ko ibyo se twabyemera umugambi ni uwuhere umufite ejo bundi twafashe aka kaguru tukagonga ku modoka aka kaguru aha mu ivi akanyoye umutima mu gatondo nikaba kaje akaguru karamujya kubera twakagoda twakakubise ku modoka pa kavuye kuri moto naho tugira ngo pa mwashaka kugira ngo gapfe kababara ariko izina rya Yesu kaguye kababara nimuvambura jya he nimuvambura jya kana turanirega ndavuga ngo nimuvambura jya he ubu se mu rugo karase kagera ku kazi nta yandi magambo shaka ahantu kageze mvuze ngo nta yandi magambo nkeneye ndakubaza nimuvambura jya nashaka icyo nimuvambura jya he nimuva muri we murajya he turajya mu Bubirigi murajya mu Bubirigi gufata uwamutanze yitwa Kanana ni murumuna we nawe yarumutwaye n'umugabo hoho niwe musanga turamuniga trebye muramuniga aka kana turani nese kuba duhaye umuntu udashobotse umuntu kirirwa kishira ku mashenge ko mutamushoye se mushaka iki ngamusokere ufano nibasinzira musoke bene nyina musoke ndababwe ngo musoke kererwa kicuranye nta rindi jambo nyene na rimwe mvuze ngo musoke mugende musoke vano na musoke navuze ngo nta rindi jambo musoke turembeje musoke sasa tubivuge ngo ntabyo dukeneye kumva musoke je cyomba gwe musoke mugende turagiye muragiye ngaho musoke mugende vano na mugende musikamo muri bangahe mu Bubirigi nta rwasigara ngaho mugendere mugende musoke mugende mu Bubirigi cyangwa mugende navuze ngo nta rindi jambo nkeneye musoke mugende mwagezeyo mwagezeyo musikamo muri bangahe nta numwe ngaho mwishira aho ngaho rero mwishira aho ngaho aho mu Bubirigi mwagiye mwishiyeyo ndababaza ko numva gifite ngaho musoke mwese musoke mugende umuriro w'Imana nubatwike aho muri hose uko bimeze kose mugende mu izina rya Yesu musoke mumurekure hose mugeze mwamwijemo mwageze mu Bubirigi ndababaza ko mukivugira hano mugatuza murahari ahagaze tugiye gufata ibere rero karase nayibonye ko mwe mugiye kuhafata niyo mpamvu nanjye nahabatanze musoke rero soka mugende mwagezeyo reka twese tuvayo kana turembeje tuvayo nyine nimugende nyine mumuvemo n'umugu mwese vano na mwese mugende umubiri wose mwohereje umuriro w'Imana mwagezeyo ndababaza mu izina rya Yesu ndababaza mwagezeyo umuriro w'Imana nubatwika imbaraga z'Imana zibatwika muracyatubeshyara abakirira muracyarimo muratujijisha ntabwo tubayobewe umuriro nubatwika imbaraga z'Imana zibasenye mu izina rya Yesu mushiremo mugende shiramo musikemo muri bangahe vuga musikemo muri bangahe murashya nyine kugeza igihe mushiramo musikemo muri bangahe nta numwe mwishira mu bigirero mwagezeyo ngaho muve muri amaso rero ngaho muyarekure Mana mu izina rya Yesu dusengeye umwana wawe turamushinganishije abazimu n'abadayimoni abo barurungi ntibazongere kugaruka mu izina rya Yesu umuriro wawe mugote imbaraga zawe zimutwikire kandi umurwanire igihe cyose kuko ni wawe urakoze kubikoze mu izina rya Yesu amen. Yesu nashimwe. Praise the Lord. Reka Imana yacu icyubahiro. Let's praise the Lord. Reka turekere amasaha aragiye. Nimwihangane. Let's end by there because the time has gone.
I'm very sorry. We can't do anything. ariko reka ntaravanga dusengera abarwayi bose. But before I leave here, we are going to pray for those who are sick. Muhaguruka abarwayi. Those who are sick, you can stand. Abasigaye muze kuza mu iteraniro rya kabiri, muza gutangira saa 9 kuko nabonye benshi baboshywe. Turaza kubasengera mu bohoke namwe imbaraga z'umwijima zibavemo. Sibyo? For the remaining one, I invite you to come in the second service, which is going to start at 3 p.m. So I'm going to pray for you. We are going to have enough time. Fata ku mutima urambike ibiganza byawe bibiri. You can hold to your heart. Indwara wawe urwaye yose, Any sickness that you're having, icyo gitari Imana igiye kugikuraho. the stone God is going to remove it. Mana katika jina la Yesu wa Nazareti. Dear Mpamagaye imbaraga zawe zikiza, imbaraga zibohora, imbaraga zirukana abazimu n'abadayimoni n'uburwayi. Ubu ni ubwoko bwagaze imbere y'ubwiza bwawe byo gusaba ikiganza ku barwayi bazakira. Mbarambitse ibiganza mu buryo bwo kwizera kubwo mpagaze mu ijambo ryawe. Manukira rero mu byo wategetse mu izina rya Yesu wa Nazareti n'ibyo wavuze, kugira ngo ukore kuri wese uburwayi bugende, imbaraga z'umwijima zigende, ibitero by'abazimu n'abadayimoni byose bigende. Ahubwo Mana gukora kwawe no gukomera kwawe n'imirimo n'ibitangaza byawe babohore. Ndabasengenukanye uburwayi bwose, nirukanye imbaraga z'umwijima ziteza uburwayi, ndakubita hasi imyuka yose y'uburwayi, ndabohora buri migozi yose y'uburwayi, ndatura gukira ku bwoko bwawe, ndatura kubohoka ku bwoko bwawe, uhere ku birenge ugere ku mutwe, uzunguruke umubiri wose Mana, indwara zose zari ziri mu bana bawe zose soke zigende. Uri Imana yumva gusenga, urakoze ko bakijije, urakoze ko batabaye, tukomeje tugushima mu izina rya Yesu. Nimwakire gukira mu izina rya Yesu. receive the healing mercy. Amen. Reka dusenge n'ibyifuzo, abantu bafite We are ibyifuzo, going to intambara, pray for the ibigeragezo. wishes, for all who have Nabo having tubasengere. wishes. You can stand and pray for it. Zamura ibiganza Raise tugusengere. up your hands. Mana data twese uri mu ijuru, abana bari n'intama zo mu cyanya cyawe, dore baragaza bazamuye ibiganza bakwereka ko ntacyo bashoboye. Ibibazo rero n'ibigeragezo n'intambara zabyo ndabizamuye mbizaye mu bigo by'amasengesho ndekuzaniye. Barebana amaso y'imbazo bagire neza Mana, afite intambara barwana, afite ibibazo babere ibisubizo bafite Mana. Nukura buzi kwagira ubacira inzira mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, afite amadeni ubishyurire. Buri wese ikibazo cyiwe nkuko azamuye ibiganza kikwereka. Reka Mana urebe igikwiye biriya biganza, uzuze nukuri ibisubizo biriya biganza, bazagaruka bagushima, bongera bakuzamura biriya biganza, ukomera amashyi bavuga imibonano ibitangaza bakoreye. Urakoze kukinguye imiryango y'ibisubizo, urakoze kukinguye imiryango y'ubutabazi, urakoze ko ibitare byari biri ku buzima bwabo cyangwa se byari biri mu byabo byabuza gutera imbere no kubibona ibisubizo, ukaba ubivanyeho. Ibyo byose turagushimiye ko ubatabaye, tugukomera amashyi tugushima. Icyoro kibi cyawe rero ndetse n'iteka ryose mu izina rya Yesu Umwami wacu. Nimwakire gutabarwa mu izina. Receive the Imana bagirire neza. May God bless you. Twagomba kuba twari gusengera benshi ku giti cye, umuntu ku giti cye. We could have prayed for each and everyone, one another. Hari ibyo Imana yari unyereka muri mwebwe byinshi, Because there's what God was showing me into you. ariko nyine kubera umwanya mutoya But because of time, turabikomereza mu yandi materaniro tugiye kujyamo ya kabiri. we are going to Imana continue. ibahe umugisha kandi with bagire the neza mu second izina. service. May God bless you. Dushimira abakozi b'Imana badusuye, I thank the Savior of God, Ingabire na Mesiye we. Ingabire and his husband. Imana ibahe umugisha cyane. May God bless you. Turabakunda We love you. kandi uyu munsi turabemere ngo mwibera bisiyoni. And today we accept you to be one of us. Muture ku musozi Siyoni, Yeah, you can come and stay here kuko dufite amasezerano y'Imana because we are having the promises of God yuko uzagera Siyoni wese azata amarira n'agahinda umubabaro ukazamura that kure. each and everyone who is going to reach here, he's going to wipe up your tears. Turabanezererewe rero cyane We are happy for you hamwe n'abo mwazananye bose. and everyone you come with. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Tuzasubira ubwo wa munsi We are going to see kugira you ngo wongere again uduhe iby'Imana. that day so that you can serve us again. N'umutware kandi nawe And the husband also. uwo munsi tuzabaharira mwembi, And he's going to preach too. That day is going to be yours. muzigishe. You're going to preach. Murabitwemereye? Do you accept it? As the Abulubitekerezaho. Wowe urabitwemereye?
Imana ibaha umugisha. Okay, murakoze. Reka rero dukomere Imana amashyi tushima ku bw'aba bashyitsi bacu. Imana ibaha umugisha. May God Reka rero bless you. dusubize umuyobozi wa gahunda We're going to kugira give ngo back adusozereze to amateraniro.